Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza rero mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 10. Uyu munsi tugeze ku murongo wa 10. Nuko aza gusonza yifuza kurya. Igihe rero bakimutegurira ibyo kurya, aherako atwarwa. Abona ijuru rirakingutse, hamanuka ikintu kimeze nk'umwenda munini gifashwe mu mfuruka enye, cyururuka ku isi kigana ku isi. Muri uwo mwenda harimo inyamaswa zose z'amaguru ane, ibikururuka ku butaka n'ibiguruka mu kirere. Nuko yumva ijwi rimubwira riti, Petero, haguruka wice maze urye. Petero arasubiza atoya, Nyagasani, nabera sindarya icyanduye cyangwa igihumanya. Rya jwi rero ryongera kumubwira ku nshuro ya kabiri riti, icyo Imana yahumanuye ntukakite icyanduye. Ibyo biba inshuro 3, maze cya kintu gisubizwa mu ijuru. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Imvura rero iracyagwa, ndizere yuko uri kubyumva, ariko ntabwo biri buhagarike umurimo w'Imana. Turakomeje. Petero rero wa mugaga turawumva. Petero yari afite umugaga, kandi umugaga ejo twawemeranyijweho tuvuga tuti ni ngombwa koko ku muntu w'Imana agira umugaga, ariko uwo mugaga twarawusobanuye. Ni umugaga kuri shitani yashaka kutukaraga igasanga ntitukaragika, ariko Yezu yashaka kudutuma agasanga turimo amavuta, niko navuga, yandi atuma tuba flexible cyane. Ubwo rero aho ngaho muvandimwe ugana mu ijuru, ni wowe ukwiriye kwisuzuma ukareba niba koko nawe ufite umugaga. Ejo twabiganiriyeho, nkubwira umugaga dukwiriye kugira uwo ari wo. Turangiza twemeranyijwe ko tugiye kugira umugaga, tukagagara. Shitani yashaka kudukaraga igasanga bidakunda, ariko Roho w'Imana yatugiraho agasanga biroroshye cyane. Haleluya. Petero rero yagize umugaga. Noneho ijambo ry'Imana riratubwira ko ba bantu bari mu nzira baza bamusanga, ariko Imana kugira ngo imwumvishe ko ariyo yabatumye, yacishije muri ubu buryo. Petero rero, nuko Petero aza gusonza yifuza kurya. Ni ukuvuga ngo Petero yari umuntu nkawe nkanjye. Ni nacyo ijambo ry'Imana burya rikunda kutubwira, ikintu cyitwa gusonza no kurya, na Yezu bakimuvugaho kenshi, kubera yuko baba bashaka kugira ngo tumenye ko Yezu yari umuntu nkawe nkanjye. Petero nubwo ibyo byose yabikoreshwaga na Roho Mutagatifu, ariko yari umuntu nkawe nkanjye. Bivuga ngo rero nta kizakubuza gukorera Imana. ngo nuko wenda utekereza ko uri umuntu ahari, sinzi uko nabivuga, turi abantu rero. Nuko Petero rero arasonza. Aje gusonza rero yifuza kurya, ariko nubwo yifuje kurya, ntabwo ibiryo bye byari bihara ako kanya ngo bihite biza ako kanya, ahubwo byabaye ngombwa ko ategereza ko bishya. Haleluya. Hari isaha yo gutegereza. Petero arashonje, ariko ibiryo ntibise biza. Kuba bitaje si uko Petero aho ari nta biryo bihari, ahubwo mu gihe bari bakimutegurira ibyo kurya aherako atwarwa. Ngo igihe bari bagitegura ibiryo. Amina. Icyo gihe rero cyo gutegura ibiryo kijya kibaho muvandimwe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Petero yasengaga. Ijambo ry'Imana ratuvuga ngo bukeye bw'uwo munsi ba bantu bakiri mu nzira bajya ahajya kwegera umujyi, ubwo na Petero akaba yazamutse ajya hitaruye hejuru y'igisenge cy'inzu gusenga. Haleluya. Yari yagiye kugira gute? Gusenga. Muri kwa gusenga rero ntabwo Imana yavuze ngo rero ngo Petero ngo kora ngo kusenga ngo ntabwo uri busonze. Oya, Petero yarashonje. Haleluya. Noneho nubwo iyo nzara yaje, ntago Petero yahise abona icyo arya ako kanya. Oya, Petero yarashonje, ibiryo ntibyahita biboneka. Si uko aho yari bari mu bukene, si uko yari yiyirije, ahubwo bari bakibitegura.
amina. Iri jambo rero rikaba rigomba kutubwira ngo natwe dutegereze Imana iracyabitegura, amina. Twihangane kubera nka Petero. Mu gihe rero bakibitegura, nimureke dutwarwe n'isengesho, dutwarwe buroho, tube dutegereje ko Imana ibikora. Haleluya. Ubwo rero Petero mu gihe yari atwawe bakibitegura, abona ijuru rirakingutse, hamanuka ikintu kimeze nk'umwenda. Nuvuga ngo Petero yagize iyerekwa muri cya gihe yari ashonje, ategereje ko ibiryo bishya kugira ngo arye. Abonye ikintu cye kimeze nk'umwenda, ngo muri uwo mwenda hari harimo inyamaswa zose z'amaguru ane, ibikururuka ku butaka n'ibiguruka mu kirere. Nuko yumva ijwi rimubwira riti, Petero, haguruka wice maze urye. Petero arasubiza atoya, Nyagasani, nabera sindarya icyanduye cyangwa igihumanya. Rya jwi rero ryongera kumubwira ku nshuro ya kabiri riti, icyo Imana yahumanuye ntukakite icyanduye. Nuvuga ngo ryaramubwiye ngo Petero, haguruka urye. Ati reka da, riti icyo Imana yahumanuye ntukakite igihumanya. Petero ntiyabikora, ryongera kumubwira bwa kabiri, ariko riramubwira ngo icyo Imana yahumanuye ntukakite icyanduye. Ibyo biba inshuro 3, maze cya kintu gisubizwa mu ijuru. Ubwo Petero yari yakomeje gufunga umutwe. Ibi nibyo bita kugagara nyine. Yari yagagariye Roho Mutagatifu, ariko impamvu Petero yagagariye Roho Mutagatifu nayo turi buze kuyumva. Roho Mutagatifu yashaka kukwigisha ibirusi byo wiga, hari igihe aguha kugagara. Ariko Petero, tumvikane, Petero yari ari mu isengesho, ategereje ko ibiryo bishya. Muri ako kanya yarangije gusenga, ategereje ko ibiryo bishya. Nuko byagenze. Rero twebwe tujya twitiranya ibintu, tukabona marayika wigaragaje nk'uw'umucyo kandi ari marayika w'umwijima, kubera ko adusanze hehe? Turangaye. Yaza rero yazana nk'ibyo ngo ariko nguzi ko byo Yezu yari amaze iminsi ngahe 40 atarya atanywa. Marayika araza aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana. Yezu ati, wapi, nakumenye wowe ntabwo uri marayika w'Imana, uri dayimoni. Niba ndi umwana w'Imana, data asabe ko ndi umwana we, toka Satani. Niwumva Petero nawe yarashonje. Urumva kuko Petero kudahitaho bukira ibiryo ngo ayitarya, urumva adafite impamvu. Impamvu ya Petero irahari. Kudahita uhubuka, kabanza kugenda buhoro, ukitonda ugashishoza. Ko twamaze kumenya yuko ishonje hataza marayika w'Imana gusa, hari n'igihe haza marayika w'umwijima. Yezu se ntiyamubonye mu butayu amaze iminsi 40 atarya atanywa. None Petero naho abonye marayika, ari guhita avuga we ni marayika w'Imana. Marayika w'Imana ajya yiyoberanya, ariko akareka nawe akabanza agasuzuma ukwemera kwawe. None se Yezu yamubwira ati, mva imbere. Shitani yahise igenda, ibishuko byageze kuri 3. Igerageza ngo irebe ngo ubwo atsinzwe kimwe ndiki ndaharatsindwa. Wapi, icya kabiri atsinda, icya gatatu aratsinda, kugeza ubwo ati, mva imbere Shitani genda. Ngo iragenda, ariko ngo imuteze ikindi gihe. Petero rero ngiki cyatumye agira uwo mugaga. Uhereye ku byabaye kuri Yezu wakumva umugaga wa Petero. Nuko igihe Petero akibaza iby'iryo bonekerwa n'icyo rishaka kuvuga, aboherejwe na Koruneli baba barayoboza urugo rwa Simoni, bahagarara ku marembo. Petero ubwo mu gihe yari kumva mbese icyo Imana yahumanuye. Rero reka tukivugeho mbere yuko dukomeza urugendo rwa Petero. Icyo Imana yahumanuye ntukakite icyanduye. Haleluya. Iri ni ijambo rikomeye, ariko iri jambo ntabwo ndibuze kuri gusobanura tutagiye mu bisobanuro by'impuhwe z'Imana. Kugira ngo uryumve neza wajya mu bisobanuro bya bindi byose nagwaye ku mpuhwe z'Imana, nibwo wasobanukirwa ibi ngibi. Iki Imana yahumanuye, yewe we, ntushobora kucyita icyanduye, ntibibaho. Mva ikitabaho kitwe cyo, nkuko Balamu yavuze ati, ntago wavuma ubwoko Imana itavumye, ntago byakunda. None rero, haleluya. Petero arabibwiwe ati, iki Imana yahumanuye we wakita icyanduye gute? Haleluya. Amena. Habima
uw'Imana yakuye muri ariya mahanga, uw'Imana yavanye mu busambanyi, wamwita umusambanyi gute? Uw'Imana yakuye mu bujura, wamwita umujura gute? Haleluya, haleluya. Uw'Imana yakuye mu mahanga, wamwita umunyamahanga gute? Biba byahindutse. Haleluya. Imana, ijambo rimwe gusa Imana irarivuga bigahita bikoreka. Amina. Imana iravuga iti ndaguhumanuye. Haleluya, bihita biba ako kanya. Icyo rero undi wari umupagani, haleluya, iyo amaze guhabwa batisima ahita yitwa umukristo. Haleluya. Iki Imana yamaze guhumanura, ubwo wowe wakita igihumanye gute? Ntabwo byakunda. Nta muntu, mu yandi magambo, ufite uburenganzira bwo kuvuga Imana yavuze. Hejuru y'iki Imana yavuze ntabwo ufite uburenganzira bwo kugira icyo urenzaho. Amina. Haleluya. Abantu rero twihaye kuba abacamanza, ubu tuzi kureba iby'Imana rwose tukanayirebera. Imana buriya ariko uzi ko Imana isigaye irangara ikabona ko runaka ari we waroza abantu umusozi wose arawumaze. Oya, reka turebe ukuntu twamwicisha. Wihaye kuba Imana mu mwanya w'Imana, tuzi utegereza isaha y'Imana. Hari ikizakora guhora n'uko Imana yo mu ijuru. Kandi nge nabonye ko Imana, umva, hari amagambo tuzajya dusoma muri Bibiliya cyangwa ngo tuyasobanukirwe, ariko guhora n'uko Imana, ngo nimureke uburakari bw'Imana bugira igihe cyabwo. Ni ukuri guhora n'uko Imana narabibonye. Nta mugira nabi nigeze mbona asaza neza. nawe ngewe nsigaye mbwira abana banjye, ni bana banjye kandi bavandimwe, namwe nzi neza ko muri izi nyigisho harimo abapadiri. Muri ababyeyi rero, padiri buvuga pere rero bikavuga papa. Nzi ko murimo abantu bakuze, nzi ko murimo abandusha imyaka rwose. Nakabaye hari umuvandimwe turi umwe ndamuzi, ndi Bucurabwe, ngana n'umwana wa Bucurabwe, ariko nimunyemerere mu bubasha Nyagasani yampaye anyita mama, nkite nanjye umwana wanjye uyu munsi. Mbabarire ntagusuzuguye, ntakwambuye icyubahiro usanzwe ufite mwisi, mwite umwana wanjye, mubwire ni mwana wanjye ngiye kuguha umurage, ngihumeka nongere ndage. Haleluya. Nongere nkurage bwa kenshi, nkubwire nti egama kuri Yezu gusa. Egama kuri Yezu, wegame kuri Yezu, ugume kuri Yezu, ube muri Yezu. Haleluya. Ngewe niwo murage ntanze. Niduhura Imana ikemera ko duhura tukamenyana, tuzahoberana. Nitudahura ntuzavuge ko utamenye. Ngewe waramenye, umurage wanjye n'uwo nguwo, ba muri Yezu neza. Haleluya. Ndabivuga nkumva ntazi Ikinyarwanda nabivugamo, kuko ndavugana doko muvandimwe ugana mu ijuru. Izi hoteli zisohoka buri munsi sa naho nsubiramo ibintu bimwe, ariko tekereza kugira ngo umuvandimwe yamubwire bati dutahukwe bwa ruza ati nge si mwene wacu. Niba uri umugenzi ugana mu ijuru, ubwo ukaba ukireba Ruwize muri mwene wabo, muvandi uragana hehe koko? Ese ubu turumva, ngewe aho ngaho niwe mba ndi kwibaza, ese turimo kumva aho tujya turahazi? Abo muri audio z'igifaransa narababwiye ni hari icyapa cyanditse ngo stop. Icyo cyapa kiba gihagaze ku muhanda. Haleluya. Icyapa kikubwira ngo stop kirahaba. Ntago kuba wakoze stop bikuraho icyapa, ntago kuba utakoze stop bikuraho icyapa, ariko stop irahaguma. Irakubwira iti stop. Banza wibaze, ese ugiye kwinjira mu muhanda nibyo se cyangwa uragomba stop? Ntago ivuga ngo hagarara. Oya, stop ni uvuga ngo hagarara. Niryo iyo ugiye mu magambo muri etymology, stop ni hagarara. Ariko ntabwo iriya stop yo ku cyapa ari kikubwira, ntabwo ari hagarara ugumaho. Oya, hagarara kanya, itonde. Mu yandi magambo ni kuvuga ngo itonde. Stop ni kivuga. Stop koko impamvu atari hagarara gusa nuko udahagarara ngo none se nuhahagarara ashira kanyukatse imodoka ugakomeza. None se ko stop yitayaho, nukuvuga ngo irakubwira ngo stop hagarara, ari kubanze ntabwo ari hagarara. Oya, kuko stop yahagarara wakagombye guhagaruka nahaguma, ariko irakubwira ngo itonde. Mbere yo gukora ikibanza urebe, hagarara ubanza urebe. Haleluya. Nanjye rero nanje nitwa icyapa cya stop. Muvandi ndakubwira ni stop, hagarara kanya gatoya, wumve urugendo urimo urarwumva, aho ugana urahumva. Haleluya. Uri kumva urugendo urimo, ariko urugendo turimo ntabwo ari ibikino. Haleluya. Ntabwo ari ibiparu, aho tujya harahari.
kandi Yezu aradutegereje, n'ukuri aradutegereje pe. Ariko abantu baragenda buhumyi. Niba inshuro zose tumaze muri audio ukimbona nka Louise mwene wabo wa runaka wowe utari mwene wabo, si urajya hehe? Njyewe naravuze uwo muntu yakoze refute muri groupe ataracyarimo. Uwo muntu njyewe aho kugira ndi kumubwira nigira amahirwe we ndinyigisha akayumva. Ubwo ndabwira uwo nguwo n'abandi ndamubwira nikora refute n'ukuri vamo, kuko urimo kwiyaruriraho amakara yakumuriro. Iri jambo, iyi Bibiliya dufite ni inyanja. Iyi Bibiliya ni inyanja, izakuroha ugera ahantu utazabasha kwikura, izakurohora igihe uyigiyemo neza. Ni inyanja muwe z'Imana, soko idakama y'ibitangaza twarayumvise. Iyi muwe z'Imana ni inyanja ngari, twarabyumvise. Ayo makuru yose turayafite. None rero muvandimwe ugana mu ijuru we, wihaye kuba umucamanza, umaze kumenya Louise ntiturahura. Uwo muntu ashobora kuba atananzi ariko azi bene wacu n'abatari bene wacu. Mutima mubi, uri umugenzi ugana mu ijuru, ariko uguguranye icyo kintu cy'igitima kibishye, cyo rwose kirimo inabi, inzangano, amoko, amatiko. Ashobora kuba wenda yaraperereje ati Louise ati ni kwa runaka na runaka ati bari abantu burya nabo ubwoko bunubu. Ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda, aho niho ubwo ubwene gihugu bwanjye na pasiporo yanjye ni inyarwanda, n'indangamuntu ndi umunyarwanda. Ariko ninjya muri Bibiliya nzakubwira nti ndi umukristo. Haleluya, nduwa Yesu. Uko nasezeranye mbatizwa kandi ndacyakomeza kubyemera, ndi uwo nguwo. Nukomeza no kundebera ngo ariko ngo ubundi ngo kwari muremure cyane, ngo buriya ngo afite ubuhebwe, ko ngo ari mugufi. Ntabwo ndi mugufi, sindi na muremure. Uramenya ubwoko bwanjye ari ubuhe? Njyewe ndi umukristo. Haleluya. Bityo rero njye narakubwiye ni Yezu yambwiye ngo ntumire abantu baze mu bukwe bwa Yezu. Ubwo niba udashaka kwitabira ubukwe bwa Yezu rero ntiwaje rwose mananye. Ubwo rero ntabwo ndibuze kukubwira ngo urumva ngo yohereje imwererano ngo ariko niyazoya. Umuntu ufite umutima umeze gutyo urumva ko no gutwerera ubwo biba biri kure. Ariko ngongera ngadukira nkavuga nti nukuri Yezu wasezeranye yarasohoje pe. Mva reka nkubwiza ukuri, yarabisohoje nkuko yabisezeranye. Abikoresheje abantu babiri, abikoresheje sumwe, abikoresheje 10. Yewe umubare ntabwo ari ngombwa. Njyewe Yezu arambwiye ngo ubwishi bw'abantu sibwo nzaheraho nk'izisi. Haleluya. Ngo yambwiye isi, aranambwira ngo ubwishi bw'abakristo ntabwo ari bwo azaheraho abajyana muri paradizo. No kuvuga ngo umubare kuri Yezu si ikibazo. Oya, ntabwo ari ikibazo. Gusa abumwe abe babiri, ariko hari ikintu ngiyewe ngiye kuvuga. Nuko mu byahishwe batubwira ngo imbaga itabarika imbere y'intebe ya ntama. Haleluya. Imbaga itabarika ni wa muntu umwe wavuye hari undi ava hari undi ava hari undi, nuko bagera imbere y'intebe ya ntama babaye imbaga itabarika. Muvandi, birashoboka ko avuga ngo ngiyewe sinzajyamo. Nujyamo nta kibazo, nutajyamo kandi zakomeza kuba imbaga itabarika. Haleluya. Bityo rero muvandi mugana mu ijuru, njiwe ndongera nkubwira ariko ubu ndabivuga numva mfite imbaraga. Haleluya. Ndumva mfite imbaraga zikomeye zikubwira ngo niba uri umugenzi ugana mu ijuru, reba genda usoma ku byapa nkuko abashoferi ni mubizi, abantu batwara amamodoka barakubwira bati genda usoma ibimenyetso by'imihanda. Nawe mugenzi ugana mu ijuru genda usoma ibyapa. Wigenda buhumyi, kuko nugenda utareba ibyapa ngo umenye ko habadahakatira, ngo umenye ko hana rukubanza guhagarara ukabanza urakora impanuka. Kandi impanuka ukora irabimanuka kuri wowe no ku bandi bari mu muhanda kimwe nawe. Yesu akakubwira ati rero genda gakeya, genda gakeya, stop. Nanjye rero naje kukubwira ngo stop, banza wibaze. Ese urugendo urimo urarwumva? Ese aho ugana urahazi? Ese uranezerewe? Niba wumva uri mu rugendo usobanukiwe genda. Niba wumva uri mu rugendo rukubereye ariko koko oya bireke, banza uhagarare gatoya urebe. Reka nkwereke buriya nta nubwo Yesu ajya tubuza kugerageza nibyo kwa shitani.
ayo makuru ndagira ngo nyagwe niba wajya gubishidikanyaho. Ntabwo Yezu yigeze akubuza kujya kwa shitani ngo ugerageze, kuko ijambo ry'Imana mu byahishwe ravuga ngo reka tuhasome kuko harahari. Ushyushye nakomeza ashyuhe, ukonje akomeza akonje, igihe kirageze cyo kugira ngo abantu bavangurwe. Ni igihe, ntabwo ari igihe cyo kuguma kuruhanya. Igihe kirageze kugira ngo buri wese amenye uko agomba kwitwara. Ngaha mu byahishuwe umutwe wa 22, ubwo naze kubivuga mu magambo yanjye kugira ngo utagira ngo nibyo mpimbye. Umutwe wa 22 umurongo wa 11. Umugira nabi nakomeza agire nabi. Ubwo nubone unende wagiye kwa shitani, nakomeza iyo nzira. N'uwanduye akomeza abe mu bwandure bwe. Ni ijambo ry'Imana ndi gusoma. Muvandimwe, ntabwo Yezu yaje kukubwira gusa ngo jya muri Yezu gusa, jya mu Mana gusa. Oya, Yezu yaje kukubwira inzira n'ebyiri, hitamo, ariko icyo uhisemo kikubera icyo ngicyo. None aje kukubwira ati niba warahisemo inzira y'ubugira nabi, umugira nabi nakomeza agire nabi. Uri kunyumva muvandi? Ntabwo ijambo ry'Imana rikuvuga ngo mugira nabi ngo nahindukira agire neza. Oya, warabwiwe, warigishijwe, ntako batakugize waranze, komeza ugire nabi. Urumva iki ijambo ry'Imana rikubwira? Ubwo ariko uyu nguyu niwe bita akahebwe, kandi Yezu ntabwo arashaka kuba akahebwe, ahubwo arakubwira ati hinduka, inzira zikigendwa nimuhinduka bigishoboka. Ariko niba bidakunze, umugira nabi nakomeza agire nabi, n'uwanduye akomeza abe mu bwandure bwe. Ariko n'intungane nikomeze ikore neza, umutagatifu akomeze yitagatifuze. Haleluya. N'abantu babiri, umugira nabi nakomeze ubugira, kuko yarabwiwe, ntacyo atakorewe, batisimu warabatijwe, penetensiya iri hariya ntuheruka mu ntebe ya penetensiya, rozari ntuyikoraho, ntabwo ushobora kwegera naho bari kuririmba misa uyijyamo uhekenya amenyo cyangwa ntunakijya mu misa. Ese bakora iki kugira ngo uhindukire? Ni igice kibura kugira ngo umenye icyo ukwiriye kuba cyo. Wariyigishijwe niba ashatse uri umurozi kuva kera, barakubwira bati reka kuroga, warabyanze, ni wowe abandi baza kuguraho uburozi kandi urahazwa. None rero ijambo ry'Imana uyu munsi rirakubwira ngo niba uri umugira nabi komeza ugire nabi, niba uri uwo kurimbuka komeza mu nzira yo kurimbuka. Ariko kandi haleluya, n'umutagatifu akomeze yitagatifuze, kuko Yezu aravuga ngo dore ngiye kuza bidatinze, kandi nje mfite ibihembo nateganyije kugira ngo ngororere buri muntu nkurikije ibikorwa bye. Akurikije iki? Amagambo ye? Akurikije inshuti ze bagendanye? Ibikorwa bye. Bikorwa rero nibyo bigiye kudushyira ku munzani. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ibikorwa byawe ibyo nibyo Nyagasani agiye guheraho aguha izina. Ibikorwa nuvuga ngo mu yandi magambo izina ni wowe waryihaye, icyo Nyagasani agiye gukora no kuzamura kuri bya bikorwa byakaguha izina ukwiriye. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru, ngiye naje kukubwira ngo stop, ndi icyapa. Ariko ntabwo ndi icyapa kizacanwa, byapa by'ibyuma ntabwo bijya bicanwa, tansiyo tujye tubimenya. Ndaje kukubwira ngo stop. Stop. None kuri umugenzi ugana mu ijuru, ukaba utari kugenda usoma ibimenyetso by'umuhanda, ukaba utashaka no kumenya amategeko y'umuhanda, mugenzi ugana mu ijuru ugiye gukora impanuka. Mugenzi ugana mu ijuru urimo neza, nongere nguhe umurage, bamo neza. Tugaruke rero kwa Koruneri, ari naho twari turi. Hatumye twumva ngo icyo Imana yahumanuye ntukakite igihumanye. Imana niba ivuze ngo uyu muntu arahumanuwe, ubwo nibyo byakunze. Ntabwo rero waheraho ngaho kubera ubushake bwawe, santima zawe, imyumvire yawe ngo uvuge ngo yanga. Urumva Imana nicyo navuze ngo nishaka kuvuga ngo urumva ngo Imana ngo nishobora kumwita wahumanuwe ngo kandi yarahumanyuye. Nibyo navuze mu minsi ishize, abantu bajya kuboha batabohanye na Roho Mutagatifu mu isi baraboha, bakanaboha bakanadanangira rwose, bagashyiraho n'umusozo. Kera twajyaga tuboha ibirago, najyaga mboha udusambi, iyi bakadushyiraho n'umusozo.
uwo musozo ariko usoza ikirago twamaraga kwishyiraho twarangiza tugakata tugakeba, twabyitaga ngo ni ugukeba ikirago wacyujuje cyangwa umusambi. Habagaho ko bita umusozo. Mbese iyo wabohagaho nk'uko usanzwe uboha n'ahandi, ku musozo washoboraga gucika. Noneho kugira ngo bidacika tugashyiraho n'umusozo. Mu isi rero baraboha bagashyiraho n'umusozo, bakakurangiza bavuga baturahumanye turaguciye birarangiye, ariko mu ijuru batahumanyije ntabwo bikunda. Baramu ati navuma n'uw'Imana itavumye, nge ubwo bubasha nabukura he? Mbese wowe wasohora ute uw'Imana itasohoye? Wakwanga ute icyo Imana itanze? Petero rero yafunze umutwe ati shwishwishwe, abibwirwa gatatu. Impamvu rero gatatu nayo turaza kuyisobanukirwa, irahura na ka gatatu bya bishuko bitatu bya Yezu mu butayu. Impamvu rero Petero yavuze ati ibi byo ndabyemeye, none se nabiriya wenda aravuga ati yewe intare se nazo ntiziribwa, ati Imana yahumanuye. None se n'inzoka, ati Imana yahumanuye. None se nabiriya bikuruza inda, ibigenda ku maguru ndabyemeye. None se nabiriya bikuruza inda n'ibiguruka se gatatu. Haleluya. Hari impamvu ijambo ry'Imana rye ridusobanura twumve, hari impamvu byabaye gatatu. Haleluya. Kuko muri iyi mfuruza muri iki gitabo igitambaro Petero yabonye harimo inyamaswa zose z'amaguru ane, hanyuma hakabamo ibikuruka ku butaka n'ibiguruka mu kirere. Urumva nibi n'ubwoko butatu, inyamaswa z'amaguru ane, hakabamo inyamaswa ibikururuka ku butaka n'ibiguruka mu kirere, ni ubwoko butatu. Petero ati se nabiriya, ati nabiriya se bwa kabiri, nabiriya se bwa gatatu. Nuko rero Petero ibi bintu byose amaze kubona ko bidahumanye, kubera yuko iyo abyemerera hamwe byose ntabwo ari kumenya ibidahumanye ibyo ari byo, ahubwo yakomeje kwibaza nabiriya koko se koko umuntu yarya, wenda yabonagamo n'inzoka. Iyo hari abantu ngo barya inzoka, hari ibihugu bimwe na bimwe birya inzoka, se nazo ziraribwa se koko. Igihe kimwe Yezu Kristo atanga rifute, igihe kimwe yageze kunjyana ahantu muri Kenya, ahantu yitwa muri Kanivo. Ndizera ko hari abantu bamwe bahazi, abatahazi reka mpababwire nge nagiyeyo. Kanivo rero ni ahantu barya inyama gusa. Uragenda ukicara, haba hari akadarapo gahagaze, Yezu Kristo ajya atanga rifute, iyo nayo narayibonye. Nuko mbese mbikubwira mbizi. Kanivo rero haba hari idarapo, wicara ku ntebe iriho akantu k'akadarapo gatoya. Ubwo rero baraza, uwa mbere akazana ibiryo, uwa kabiri yazana inyama gukatiraho, undi azana inyama akataho, n'undi azana inyama akataho. Nuko iyo uhaze rero ka kadarapo urakubika, urakarambika. Iyo kagihagaze baba babona ko ugishaka ibiryo. Kanivo rero barya inyama zimeze gute? Harimo izo nari nsanzwe nzi, so inkoko, ihene, beef, byose ibyo ngibyo byari birimo. Ariko noneho bazana n'izindi nyama ntari nsanzwe nzi, imbogo, ingona. Mbese barazaga bati iyi ngiyi ni ingona, waba wumva ushaka kurya uti ni mumpeho, bakagukatiraho ukarya. Waba wumva uvuga ati wewe ntabwo njye narya ingona, ukayireka. Ubwo rero nubwo twaziryaga gutyo, ku rundi ruhande hari abantu mbese batajya barya inyama. Burya hari abantu bitwa abadivantiste, ntabwo barya inyama. Inyama ni ikizira, kandi inyama wapi. Ariko rero nkavuga ni rero abantu batarya inyama ni imyumvire yabo, ariko ngewe nemereye ijambo Imana yahumanuye ntukakita igihumanye. Nuko se siri jambo, kandi ubwo se Petero ntiyari atangiye kwanga iyi nempfa guswa ngo yango sinarya ngo biriye. Ubwo rero nanjye barazanye inyama, bati iyi ngiyi ntiyewe ni mombe, intama, ihene nsanzwe yo nyirya mombe, beef nsanzwe nyirya mombe. Bazanye ingona, nene mombe numva uko ingona imera. Twebwe mu bihugu byacu ntiturya ingona, ntiturya imbogo. Wenda hari nukora ko dutuye kuri hari n'inyama zazo ntitwazibona, ariko naho wayibona sinzi ko watekereza kuyirya. Inzoka, ariko hari inzoka ziribwa.
mu yandi magambo rero icyo Imana yahumanuye ntukacyite igihumanye, nicyo nashakaga kuvuga. Ntabwo nashaka kukuratira ko nagiye muri kanivu aho ngaho barya inyama gusa, ahubwo njyewe nagira ngo nkubwire nti icyo Imana yahumanuye ntawe ushobora kucyita igihumanye. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, uyu munsi tugiye kurangiza tuvuga tuti dusome ibyapa nk'abagenzi bari mu muhanda kandi urimo n'abandi bantu. Dusome ibyapa tumenye uko tugomba kubisikana n'abandi, ntiwumve yuko bigomba kugenda uko wowe ubishaka, ahubwo wumve ko bigomba kugenda uko Imana yabigennye. Haleluya. Petero rero turacyakomeza kumuganiraho, tuzareba uko byagenze, inyigisho iracyakomeza. Imana iguha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.